umugabo ndamufite ariko twabyanyeho n'abana yaragiye. Yaragutaye se kuko ababyaye cyangwa gute kubw'impamvu runaka? Yagiye kuko nababyaye. Umugabo yaragutaye maze kubyara bano bana? Muratubwiza ukuri? Ni ukuri kw'Imana. Umugabo mwamenye ubundi mbere ntabwo? Njyewe ubundi njyewe kubera nari imfubyi. Navuye mu rugo nje gushaka amafaranga inaha ngaha. Bana banaga na mukadata mbona anjujubya kandi papa wanjye yari amaze gupfa. Njyewe nimba mama wanjye yapfuye amaze kumbyara. Umugabo ndamufite ariko twabyanyeho n'abana yaragiye. Yaragutaye se kuko ababyaye cyangwa gute kubw'impamvu runaka? Yagiye kuko nababyaye. Umugabo yaragutaye maze kubyara bano bana? Muratubwiza ukuri? Ni ukuri kw'Imana. Umugabo mwamenye ubundi mbere ntabwo? Njyewe kubera nari imfubyi. Navuye mu rugo nje gushaka amafaranga inaha ngaha. Bana banaga na mukadata mbona anjujubya kandi papa wanjye yari amaze gupfa. Ndaje mbyaye kasa abona hazanye nguyu. Mabukwe ariyemera ati tongeye bya cya kindi noneho cya kinyamare ati ko uyu mwaka tuzawukwiza he koko. Ntabwo nyiri kwa muganga. Ngo uyu mwaka tuzawukwiza he koko. Ubwo ibibazo birera umva nyine umuntu akubwiye gutyo nturaba no nturanajya nturumenya no mudese z'umugabo saho mujya izamaga kuri telefone atari uti tongeye bya mwana nkawa wundi none ati karabata go cika ugende. Cyane birabyana uzabishanira izuba riba n'ukuntu bitonyagurika. Ari mama ari nyirakuru wawe. Nta muntu ari kumenya ngo uwo mwana se ngo bwatonyekeye ngo nirizuba ririho ngo ubwo mwana ashwandukiye mu muri macu kwabigenza gute ngo leta ni yadufunga. Nibyo rero bitwazaga. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Reka mbashimire by'umwihariko ko rimwe mudukurikiye ku Impanuro TV mbahe ikaze ku biganiro byacu. Bibutse ko turi muri ya gahunda ya guma mu rugo, ngire ngo nta yindi gahunda twese tugomba kuririmba no gukora ibintu cy'isabune n'amazi meza, kwambara agapfukamunwa aho turi hose kugira ngo dukomeze gukumira ikwirakwira kino cyorezo cya coronavirus. Nubwo bimeze gutya ariko ntabwo ari uko tuba tugomba gukomeza tugenda tukagera ku bantu bamwe na bamwe mu buryo ariko buzwi kandi bwemewe n'amategeko kugira ngo dukomeze gukarishya ingamba zo kugenda duhajya kino cyorezo. Ahantu turi ni mu murenge wa Tumba, turi mu murenge wa Tumba ni mu karere ka Huye. Turi ahantu icyarwa, ahantu hazwi nk'umudugudu w'ubwiyunge. Hari umubyeyi umaze iminsi atuvugisha ati mfite ikintu gikomeye cyane nshaka gusangiza ku bantu bakurikiye kugira ngo bibe nk'isomo cyangwa se bibe nk'uburyo bwo kubohoka nanjye ku mutima kugira ngo ibyo nari ndimo yenda abantu benshi bo ku isi batandukanye bakurikirana n'abari mu Rwanda bagende barushaho kubisobanukirwa. Ni muri urwo rwego rero ngira ngo kugira nifashisha abaturage ndabona no guma mu rugo ntawe ndakora mu rugo ariko kugira ngo tuyoboza by'umwihariko nubwo afite n'umurongo wa telefone biratworohera. Turahageze rero ni kuri nzo tubona hano imbere yuko ninjiramo bagomba gufata akanya kugira ngo mbabwire igikorwa nyamukuru cy'ikiganiro tugiye gukora. Ukurikije yenda akace k'ikiganiro gato dutangije ubona ni abana bafite ubumuga bw'uruhu, n'abana bakiri batoya cyane, mwari mu kigero cy'imyaka 4 undi nawe ari mu myaka 3, n'umuhungu n'umukobwa. Ni umubyeyi tuye hano rero afite televisheni nshaka kubaganiriza ngire ngo neko kanya mfashe keza kugira ngo ngere negere uyu mubyeyi hano atuye. Nimo hano ngire ngo nkushyize no ku matwi ndumva hari amajwi avugira mu rugo byanga yikunda gahunda ni guma mu rugo n'ahantu baba bagiye. Nakanya keza mfashe kugira ngo nganire nabo n'abahuri ukomeze dukurikirane ariko bibuke gukora subscribe ku Impanuro TV. Bibutsa ko nge ndi Ade Pacifique kwizera n'ahantu gutya atuye ngire ngo yatubwiye ko ari aho asanzwe aba. Rero reka tugire gutya dusuhuze dusabe karibu hano mu rugo. Mwiriwe? Twahageze. Amakuru? Abana sebe nabo barahari? Barahari. Ko nta muntu gisuhuzanya ngo nukugira gutya. Urabizi se? Ndabizi. Mwana bite? Witwa nde? Twitabiye utumire rero wari watubwiye ati ndashaka ko tuganira. Nakanya keza twafashe rero kugira ngo tugere hano. Biba bigoranye ariko turishimye ko tuhageze. Sinzi yena ni bite yari. Twafata akanya tukaganira. Nditaye nta kibazo. Ubuzima harya hano ni wawe urakodesha bimeze bite? Ndakodesha. Hano urakodesha? Okay.
Kani papa nanguriye. Nagaravuga ko nguriye. Papa. Papa witwa nde? Fosite. Fosite. Nande Fosite. Nawe witwa Fosite? Mama wawe yitwa nde? Mama wawe yitwa nde? Muhoza. Muhoza? Uriga se? Wiga hehe? Kwisuri. Kwisuri? Kano nambaye urakazi? Kano nambaye hano ku munwa. Twijyanire se? Twijyanire? Niko? Twijyanire? Mama yakugaburiye? Yakugaburiye iki? Nabinya. Namwe igikoma cyonyine banze guteka. Banza guteka? Ukumbuye kurya iki? Igikoma n'ibijumba n'inyanya. Nibyo ukumbuye kurya? Ku ishuri se bababwiye ngo iki? Ku ishuri bababwiye ngo iki? Banguye kwandike. Uzi kwandika iki? Uzi kwandika iki? Ki. Ki. Ka. Ke. Ki. Ku. Ko. Ka. Ke. I. U. O. A. E. Ngo tubare rimwe. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Kane. Gatanu. Gatandatu. Karindwi. Yego. Umunani. Icyenda. Icumi. Nakaye karimbo babigishije rero? Nakaye karimbo babigishije? Nzaka kubaza. Ntabwo nta ndirimbo bigize bigisha ku ishuri? Twagiye hariya kuririmbira mwarimu wacu. Mwarimu wacu aradukunda cyane. Atigisha indirimbo tukanezeza. Tukwatunezerwa. Twajya gutaha? Twajya gutaha tukamusezera. Bye 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 tuzabona neza. Bravo! Bamuririmbira Rwanda nziza. Rwanda cyiza gihugu cyacu. Nubwo misozi ibiza n'ibirumba ko ziduhekera tanisha. Reka tukurate tukuvuga ibigwi. Wayogoye sikarose none wakubana ubwigenze nikutemberewe neza. Bamusengere rero. Ngo dusengere rero. Izina ry'Imana ya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Dawe mu ijuru, izina ryawe ryubahe, ingoma yawe ryose igisaka cyo kuba munsi nuko cyokorwa mu ijuru. Ifunguro itunga none utubabare ibicumuro byacu nuko tubabare abadutsemera. Ntudutamigosa aho tuzicago. Amen. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Birize barakoze cyane. Mama wawe se uramukunda? Nawe nanjye urankunda? Nanjye ndagukunda. Ego. Twijyanire se? Twijyanire mama musige? Tumujyane na mama? Ntabwo wamusiga? Okay. Na teta? Teta se? Teta se? Nabo basigare twe tujyane. Tujyane na mama na teta. Azi gushyiramo radiyo ze? Ntabwo byose bazi kubikora kuri telefone. Urujya arakubwira mu cyongereza reka nicyo nazi ngiye simbimenye. Ubu ngubu n'icyongereza aravuga? Uvuga ati rugi niwe ukamubwira ari kubwira byose. Birize ngwino nkubaze. What is this? What is this? A door. A table. A desk. A table. N'ameza. Ameza yo muri ife barira. Izi cyari gitwa ngo
window. Window. Intebe yitwa chair. Urupapuro yitwa Nitwa ngwiki? urupapuro yitwa paper. Igitabo cyitwa gute? Neza. Ikayi yitwa gute? Book. A book. Ikaramu yitwa? Ikaramu yitwa gute Lise? Ikaramu yitwa gute? Mbashimire mwese abadukurikiye ku Mpanuro TV mbaha ikaze kandi mbifuriza amahoro mu byo mukora byose. Aha ngaha turi rero ni mu rugo rw'uyu mubyeyi, reka by'umwihariko twahageze n'akanya keza kugira ngo tuganire nawe tubanze twumve se amakuru ye nayahe, ubuzima bwe bumeze gute. Ni ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye bigenda bivugwa, ariko iyo tugeze amahirwe yo guhura nawe tuba tugira ngo tuganire nawe tugire se ubuzima bwe twabugiraho iki, ese nawe muri ino mibereho twamufasha iki. Bibutse ko turacyari muri bya bihe bikomeye cyane byo kuguma mu rugo, gahunda nta yindi ni guma mu rugo, kandi mwibuke kwambara agapfukamunwa aho muri hose kugira ngo mukomeze kugenda mufasha ni hagati yanyu mu kugabanya ubukana bw'ikwirakwiza rya kino cyorezo cya corona virus. Reka tumwakire abanze atubwire amazina ye kugira ngo mumenye umuntu mugiye kuganira ninde. Muraho? Muraho. Tutangiye tubwira amazina yawe. Nitwa Umuhoza Janviere. Amakuru y'iminsi? Amakuru y'iminsi nyine ni iyi nyine, ni iby'iki gihe. Iby'iki gihe ushatse kuvuga iki? Kandi kuko amakuru y'iminsi nyine ari iby'ibi bihe nyine tugezemo, ibi by'ubukene muri rusange. Tugusanze hano mu rugo rero se, hano uba ni iwawe, urakodesha, uribana, bimeze bite? Hano mba ndakodesha. Ufite umugabo se? Umugabo ndamufite ariko twabyanye n'abana yaragiye. Yaragutaye se kuko ababyaye cyangwa gute kubw'impamvu runaka? Yagiye kuko nababyaye. Umugabo yaragutaye maze kubyara bano bana? Muratubwiza ukuri? Ni ukuri kw'Imana. Umugabo mwamenye ubundi mbere ntabwo? Njyewe ubundi njyewe kubera nari imfubyi, navuye mu rugo nje gushaka amafaranga n'aha ngaha. Bana banaga na mukadata mbona anjujubya kandi papa wanjye yari amaze gupfa. Gatoya rero singuciye mu ijambo, urumva hari ibintu by'ishyaka turenge. Ubundi ukwanza Umuhoza Janviere uvuka he? Njye mvuka mu karere ka Nyaruguru. Muri murenge? Umurenge wa Ruhero. Ufite imyaka ingahe ubu? Nabuze 94. Mfite 26. 26. Uvuga se wasanze ubuzima bumeze gute? Tuwe kwenda papa ejo kwitaba Imana kugira tubanze twumve process yawe ujya kuvuka byemeze bite? Ukimara kumenya ubwenge wasanze bimeze gute mu muryango wawe? Njyewe nimba mama wanjye yapfuye amaze kumbyara. Noneho ndangije. Mama we yapfuye akimara kukubyara? Njye ntago muzi. Ubwo mu papa wanjye naza gushaka undi mugore. Nashatse undi mugore babyarana abana 4. Ubwo mba nyine nabaye na mukadata dusisimbana. Nene wari mukuru urumva muri abo bana? Ni njyewe wari mukuru. Ntago yankundaga ariko nyine nkihangana. Noneho papa wanjye yagiye kunywana inzoga nyine, ubwo nyine bamuhera mu nzoga, nawe bucya yapfuye niko nawe yigeze arwara, yapfuye urupfu rutunguranye. Aroroze mukadata arafite mukasa arafite? Yarezwe na bagenzi be kuko yari umukiga nyine yarabazaga, yarezwe na bagenzi be. Hano yaragiye gupagasa. Noneho ndangije nyine tubana mu rugo, buryo mbonye ubuzima bunaniye, mbona nta kigenda nyine no kwiga biranga kuko nagarukiye mu 6. Ndangije ndiyizira nigire ntangaye utari nwanwana nyine. Mama yaje kunsaba nyine baza bati wabigize Imana nkurishyana hano mu rugo. None se ubwo kugira ngo ujye kuva mu rugo urumva byibuze nire hoterwa yagukoraga umadamu papa amaze kwita? Yarankubitaga nziritse inyuma, nzirikiye inyuma. Kankubita bimwe bikomeye, rimwe yageze no kunkubita ndwarira mu bitaro amezi 6. Yagukubise? Kubera gute? Yarankubise ankubita inuza ikintu hano mu nuza nyine mu nda nyine ibunyama nyine yo mu ndirangirika nyine njya kwa muganga.
noneho kubera ko natari nzi wabo wa mama mama nyine yari uwina ahangaha hano hari mu mudugudu hari mu isumo nyine njyayo rero nsanze nyogokuru nyine kecuru nyine aranyakira nta kibazo nyine anyakira nk'umwana nyine nk'umwuzukuru noneho arangije nyine turabana tumaze kubana mukecuru kuba yari ashaje n'akandi ari umukene kurya byabaga ari ikibazo arangira bati mwana wanjye rero taho kugira ngo wenda uzicwe n'inzara urabona uracyari muto agenda ushaka amafaranga n'ujye ubona ujye unyoherereza mukecuru ubwo umumama twaduturanye wundi atabati rero mfite umuntu ushaka umukozi hari yitumba terone byaba byiza atugize uje nka kujyana mukecuru arambwira ati nta kibazo mwana wanjye nakoraga 500 icyo gihe wageze hano ryari nahageze kera nakoraga 500 icyo gihe ndangije nyine ndakora mukecuru nyine nkajya mwoherereza mama tubana neza umukecuru wa munde wa mukashasi cyangwa umukecuru ubyara mama wanjye ubwo tubana neza mama nageze aha nyine nawe aranyongeza maze abana gukora neza aranyongeza ko nahabaye imyaka 3 ubwo amaze kunyongeza arangije arambwira ati rero teka nkubwire mwana wanjye tingiye kwimuka kandi ntago Kigali wahajya ntanuza narangamuntu ugira ati ndaguha amafaranga ngwe nuko wankoreye neza ngurangiye n'akazi none nurangiza nubona kakuyobeza uzitahire nubona irangamuntu uzambwira gushakira akazi mama arambwira ati nta kibazo ndanjya kundi mama wari inshuti yiwe ubwo turabana mama nawe nyine urabona akazi ko mu rugo kabamo ihohoterwa umuntu nta buri bintu agenda akubwira akobeshyira kugerekaho ariko nyine ukwihangana kubuteganya ko ndaje gushaka amafaranga ubwo rero byaje kurangira ngize mbona na papa w'aba bana nyine ko arahana nyine yakoreraga imigati nyine acururiza umuntu imigati banayikora ugikora akazi ko no mwaje kurana papa bana turakundana nyine n'ibyo by'abakobwa n'umusore turakundana igihe kiza kugera arangije arambwira ati rero ndabona avamo umugore mwiza kandi wubaha kandi nkunda umwana w'ipfubye ati waretse tukibanira nanjye ko bati kugira nzatware inda mu rugo ahubwo nagenda nkajya mu rugo rukandana ariko nararwigeze no mukecuru akabati byibuze umwana wanjye yigeze urugo nta kibazo bitwaye nuko nyine tubana n'uwo mugabo turabana kuko twamaranye imyaka 2 ntarabona umwana mubana tubana nta kibazo rwose tubana nyine twumvikana none igihe cyaje kugera tuza kubyara no muhungu yitwa ndamazina ye yitwa yumva gusenga Faustin tumubyaye ubwo urumva nyine wabyaranye imyaka ubwo se urumva ntago byari bimaze kuba amakimbirane ku barige kintu mutabyara kandi imyaka 2 yari atarangeze iwabo impamvu bitigeze bibamo amakimbirane ntago nigeze menya iwabo twabanaga gutyo ko abantu nyine mu bandi utaziranye nyine ubanga wabo ni ahangaha ariko utaza hariho mwizemo nasezerana ntago twasezeranye ubwo rero byaje kurangira tubyara no muhungu ahubwo nyimara gusama maze kujya nk'amezi 8 nto nagiye kuba iwabo nagiye iwabo ngagiye kunyerekana mu muryango yabo akabana gamaze kuba umubyeyi ubwo nyine wabo baravuga ati nta kibazo ciceceka mwabo baravuga ati nta kibazo ndabona rwose ufite umugore mwiza kandi wubaha taje ndamunyine twongera twisubira kuko twumva kwamye tubicyarwa no kuva kera twisubirira inahanga kuno mwana mubyare ku Kabutare maze nyimara kumubyara ijambo yabwiye mama we nabyaye nyine ngo twabyaye bako twabye umwana dasa n'uwabandi nyine ubona nyine arababaye cyane umwana asinyira nk'impinja zose zivuka zisa ariko imisatsi y'umwe niyo bitandukanira imisatsi y'umwe nyine tubibona nawe utabizi yatabibona yamaze akimara kuvuka ariko nyine ngo twabyaye bako twabye umwana dasa n'uwabandi cyashye kugira mama we araza azanye ingemu nyine araza arareba araterura abata ariko nuko mwabye mwadasa n'abandi ariko umwana n'uwawe ntigeza guca inyuma arangije nyine abati nyine nakundi tugomba kumurera ko Imana imuduhaye turabana ariko nyine amagambo yo hanze ntabure bakajya bati ngiye mubyaye nkura sinamushyira ku ibere nyine abahura bakamutega ati ngiye mubyaye ati ngiye namugurisha bakamama $.
ubona nyine no mu rugo no mu miryango yanjye iranyanga ugurisha umwana n'imiryango yanjye iranyanga bimwe bihagije najya nyura kuri mukuru wanjye ati nzangusuza utamuhetse ariko n'ubu umuhetse sinzongera kugusuhuza bakuru mwavukanaga ubundi mama wanjye yarashatse undi mugabo nyine barananiranwa ubwo nyine nubwo asa ashaka papa wanjye wundi ubwo nyine ubwo ngaho tubindimwe nyine kuri mama nyine najya mukuru wanjye akajya kutimva muri nkubwira muhoza ati twaragize twarabanye wenda waranaturereye abana atari kuramenye umugabo wanjye yaravuga ko nabona uzanye umwana ujya uza wizanye umwana umusige mu rugo nimba cyo tugufungura ariko utaje uzanye uwo mwana ari uruhinja ntafite aho namusiga ubwo biba ikibazo gikomeye cyane nanjye numva nanjye ndihebye ndafata umwana y'inzana mutanigendere nanjye ndacyari muto njye gushakisha imyenza ngenda byani wabo ngende muti umugabo nako nyine warabuje umugabo nyine mu bana mukabana igihe kigazaje watigiye wose wacu tubyara abana basagurya ataho ko nyine ngufasha kubera uri ipfubye biba ikibazo gikomeye none ngiye mu umuryango nyamakanira kure wabo uramenye subiza ibyo wahashye genda ubijyane iwanyu dore bibi wanyu ubwo urumva nta muntu ari ukimutuze nemaze kuba nk'umusazi ubu narakeye nshima Imana ko nakeye ubu ngubu usigaye nanjye noga nkake nta kenda nagiraga nkagenirwa nyine kuba ikibazo ubwo inshuti n'abavandimwe nibo bangiraga impuhwe wenda kuko umwana amukoreraga isuku wana wamubona ukabona ufite ubwuzu wagira icyo ufasha ukamfasha tubana muri ubwo buryo ubwo none gihe uyu nguyu kubera yuko nta gihe barutana n'uyu nguyu sinamenya nubwo arimo baranjujubya ko ntwite indinde yari afite amezi 6 nanjye mfite inda amezi 6 ntabizi afite amezi 6 nindi ifite amezi 6 simenye ko nayikuye ku kiriri ubwo bibi bibazo bikomeye cyane ndangije njya kwa muganga ndagiye kwa muganga ngiye guteza urushinge nyine rw'amezi 6 muganga arambwira ati ese ko mbona umwana atanaga nkambona umwana wenda gwa telefone nkambona umwana watanaga madamu bimeze gutya ati ngako njya nkunda kuribwa mu nda ati nkumva nk'ikintu kimwe kirisimbagiza mu nda ati simbizi ati se nabana aratwise simbimenye muganga wati reka tugufata ibizamini turebe babifata ibizamini asanga nyine ndatwite ndakuriwe ahubwo ndenda kubyara ibibazo biriyongera none ndabati kambaye mbwiye wiwe yatira kadata ati ngewe se ati cyakoze ati nubyara utari umuzungu nzakwemera ati nta kibazo kangumize none ngo yatatangiye nyine tujya tubana neza batenda kanegeza uwo zavuzana wa kabiri ndebe ikizavamo gore byaje kurangira abonye ubuzima ari hatari no kurya kwari hatari nawe ntabira kafite ari kurirwa afitira yiruka nyine yaragikora ya migati se imigati kakazi kare kamaze kurangira nyiri uruganda amaze guhomba ubwo bati mbonye umuntu 15,000 ngo njye gukora akazi ko mu rugo ese wareka nkajyayo ndabati nta kibazo wenda nzabyara mbone wenda n'umutaka w'umwana ubwo yaragiye yakora akazi ko mu rugo nagenda akora akazi ko mu rugo itumba mu 15,000 noneho biba ibyo bibazo noneho nta muntu ari ukimikiraga cyo kumukura nko mu murima noneho nyine ubwo muri make baramfunguriraga nta muntu ari kumikira ngo uwo mwana se ngo ubwatonyekeye ngo nirizuba ririho ngo ubwo mwana ashwandukiye mu murima wacu twabigenza gute ngo leta niyadufunga nibyo rero bitwazaga ubwo rero bibazo birebire none uwo munsi kuko nabyari ikasi nagiye nabonye binyobeye turimuka tugiye wabo ibuvumo kuko ari wabo umugabo wanjye tujya ko ubwo ni mu murenge wa Mukura tujya kubayo tugiye kubayo turabana none ndabyara ariko ari muri ako kazi nyine aranyohererezaga nkuko nyine umva 15,000 yitwa yamagana arashimaga ubwo ndahabana no munsi ngiye uwo munsi njya kubyarira ikasi aje bati nako nasubiye ukabutana nabyare mu murenge wa Gisagara ndaje mbyaye ikasi abona haza yunguye Mabukwe ari yemera ati tongeye bya cya kindi none cya kinyamabi ati ko uyu mwaka tuzakwiza he koko ntabwo nyiri kwa muganga ngo uyu mwaka tuzakwiza he koko ubwo ibibazo birera umva nyine umuntu akubwiye gutyo nturaba no nturanajya nturumenya no mudese z'umugabo saho mujya izamaga kuri telefone atari uti tongeye bya mwana nka wundi none ati karabata go cika ugende cyane birabyana uzabishanira izuba riba riro n'ukuntu bitonyagurika ari mama ari nyirakuru wawe Mungu yabyumvise gute nyine nago umwana yagonye ko yakubwira gutyo nawe ufite umutima udatekereza muri aho ndandi utagenda cyangwa nawe yakubwiraga ati nubyara undi mwana umeze gutya nzaguta yarajyaga bimbwira
nuko byaje kurangira ndatuza nyine njya kwa muganga, navuye kwa muganga araba amasera nyine bamaye rifite njya mu rugo, ubuzima burananira bunaniye ndongenda nako ndasubiye nyine ndasubiye kwa Mabukwe twabaga. Ubuzima nta muntu urangerezaho ingemu, ubuzima burananira maze kunanira apo ndongera ngaruka inanga y'icyarwa ko nabati cyarwa uko biri kose na harimo abantu beza bazi umuzima bw'umuntu, bazi ko umuntu ari nk'umuntu ari nk'undi. Ubwo nahise nzinahangaha nabwo biba nyine ibibazo birebire ngira ngo ngiye muri bavandimwe. Ubwo nyine biba ikibazo none ngo maze kugira gahenge, ariko amaze kumenya kugenda bati ndabasigira akana tubana hano ngende shakishe ningira ko mbona kandi nabwo mafite umungenge ko ashaka kubanikira izuba, ugasanga barwaye nka kanseri kwa nta mavuta nta ngofero ngira, nta n'ikintu na kimwe ngira no kurya kuba ari ikibazo, no kwishyura inzu nyirimo amezi 5 nyir'ubwo itambwa ati rero ibyakora nibirangira uzatusokera mu nzu ugende ujye kureba aho ujya kuba. Inzu gikora amezi 5 utayishyura nabuze nyishyura 5 ku kwezi. Ino nzu yose ni gutya ingana gutya ni 5 nura no kukumfasha nyine nukumfasha ni 5 kwezi nyishyura. Uno mwana wakabira byaye umukobwa? Ni umukobwa nifitiye. Uwo yitwa nde? Yitwa niwe umuhuza. Nuko rero hano hantu uri nyine kugira ngo urumva ko hagira n'inzira ndende cyane kugeza aya magingo umugabo yagutaye ryari, ese mujye muvugana bimeze bite? Umugabo umwana akimera kugera imyaka 2 yaramamagaye ati noneho nzaza nivugurure tinzaza rwose ati nze tubane. Muvugana kuri telefone? Yirimwe. Telefone turayigira? Telefone ndayigira. Tukire nimero zayo tutaribagirwa. 0788 90 210 68 0788 90 210 68. Yego ubwo komeza araguhamagaye? Naramamagaye ntabwo ati nzaza none nisubireho. Ndategereza telefone atayikura. Yakubwira ko aba hehe? Ambwira ko kabi Bugesera. Niwe isaje cyagiye. Ariko bajya bavugana nuko njya mbyumva agiye baba nyine baravugana, ntajya ngo umugabo aragutashya ibyo gusa. Nta kindi barenza. Ahubwo kintu ngiye bashimira Imana ni kwimira nkuriza utwana. Nubwo mu buzima turimo bunagoye muri iki gihe nta ufite nkura none ubu ngubu nibiraka byaranarangiye niyo nanabibona nta n'umuntu wakoresha ko byabaye ngo niguma mu rugo ni ikibazo. Ariko Imana ifashije umwana wanjye abana banjye amaze gukura n'ibyo umugabo sinyibireba cyo ndeba no kugira ngo nzibonera homba muzankore ubugizi rwose munibonera homba ubundi ngumize mbare nkuko bindi byari bisanzwe. Ariko ahangase gusa ntabwo rasubire ngo nyimugenda kwivuko turenda muri ubwo butaka yenda abavyeyi basize gufata mu munani wawe. Impamvu rero twejanye n'u Burundi mba ndeba ninjya nabona bana ntazababona arabizi ko agiye numbize kuko iwacu abana nkanga baba babahiga ngo kugira ngo babajyane ngo hangaho i Burundi. Ndamutse mvuga cyangwa ngiye kuburana n'iyo minani ishobora no kuyigwamo. Ahubwo Imana imbarikanyihera amahoro nkibona naho naho wenda nakiyicarira nzi neza ko ubuzima bwakomeza sinsabirize nkajya ngo nkora ibirakanga cyangwa nkabona n'icyo gukora nge nakora. Wakora Use bana uyu ngo afite imyaka ingahe mukuru? Afite imyaka 4. Imyaka 4. Use yari yatangira kwiga yaza garidiyene ntoya z'abana? Garidiyene yize garidiyene ya mbere n'iya kabiri mbubura ubushobozi mbuze ubwo bushobozi nari namujyanye nyine wari umuntu nagiye kumesera bose nabajya namuze aho mbasiga umuntu arambona uwo mubyangirira impuhwe abati koko ati nuko kubaye ati nuko mbate nagwanze kufite abana basagurya abana bameze gutya rero n'abana bagoye cyane mu mirire mu buzima kubabungabunga mu buryamo n'abana bagoye cyane bashaka kwitwa n'akantu katoya n'abana barwara ugasanga bibakiba n'abati se mubyeyi wafashe iki nk'umuntu nawe ureba ibibazo mfite rwose wafashe cyangwa ati ikintu nagufasha ngiye gushaka ndaje nzamagana mu masera tinumbe wenda ko umwana w'imyaka 4 bapfa kumwakira dati rwose abungiriye netse amafaranga ashobora yabona ati rwose najyashakiza najya nkubitiriza hirya no hino. Bishyura ngaho ku ishuri bishyura 8,000 ku kwezi w'igihembwe. Wumva ibikoresho niba bire kuko ibikoresho bigiye kubigira biba bifashe mu 30 bajyana ni byinshi bajyana.
ambwa atari ko byose kubikora amaboko yawe byose bikora amaboko yanjye mubira gukora cyangwa arakandi kazi runaka oya ngiye ni mubira kankora nge ndankubitiriza cyangwa uko wenda twahura koze ukavuga ati uyu mubyeyi nuko ndamukunda ntajya asabiriza ntajya agenda asabisha abana be ngo yaragowe nta mico mibi tumuze nta busambo tumuzeho ahubwo batakira 5 uzajya gusura wa mwana uri ku ishuri ni ukumuri ubwo buryo nyine mbayeho ubwo rero umwana nyine bamushyize mu yiga mu wa mbere nta kintu atazi nawe kuvugaza ubwenge si yigagumayo ubwo nyine ndagenda nyine nkamuzana tukicarana hano ariko mabona byaramaye agahenge ubu ngubu yagiye ku ishuri amafaranga y'ishuri kuyabona urumva yenda no kubino babasinga amafaranga njye amafaranga y'ishuri rero nkiye mbonye icyo gihumbi ndakizunguza nkagura mutwo tuvoka kugira ngo abana babone icyo bari ubwo ranzi ko ari amafaranga y'ishuri agiye kwegereza ubwo bisaba nyine kubwirirwa nagira imana nabona agafuka gakoma ku nguyu nkamuha nkagura akafuka nkakaronderereza ariko ngiye gwe n'inzara bigiye kunyica mu muhanda ngenda nzenguruka nkata karitsiye nyine umunamikira ka cya 700 nyikora mbika njya seki njya turuwasa cyangwa njya desa mbika sekisa kugira ngo amafaranga y'ishuri y'abanda zabo ndi kumwana atazamwirukana cyangwa n'ibikoresho wenda bansabye ati mwana akeneye iki nzakibona ntungu bakeneye ngo rinete ku ishuri barazinumye izo narazibuze burundu rinete bagomba kwambara rinete agomba kwambara ngo zimufasha kwiga izo narazibuze burundu gutya ku maso ntabwo gutya babona neza baramwe ngo nagareba kure bisaba ko bafite rinete byibuze zimufasha kuba yareba ahigiye ngo bajyanze bakiga nk'ibintu byo hanze ukaba kuba rinete kuba yazambara zikamufasha kuba yareba cya kintu barimo bariga kare mwababyeyi mwe muzankorera ubuvugizi mbona amavuta turumva yenda amavuta sibabwiye ko uyabona gute bigenda gute ngo n'amavuta amavuta numvise nyakwa perezida avuga ngo amavuta ngo yaraje ndabivugiye he yabivugiye twabyumvise ko tubyumva mu makuru atubanga ngo amavuta ngagiye kudushakira amavuta ngo bazajye basiga bano bana avuga ngo barabangamye amavuta rero turategeza turaheba ugize kwa se ku masatori dosante cyangwa se ngo bazabajyana b'ubuzima abajyana b'ubuzima batwe ko ntayo baracya kandi nta kindi cyakabana banjye numva ngo barabarura ngo bakaba bafasha abana wenda abantu bafite ubumuga bw'uruhu cyangwa ubumuga butandukanye ntabo ndabona baza bangeraho babati wenda niyo wenda kuba ariko nsinjya mbapfa kubagendana kugitabagendana yendo ogiye kubashakira icyo kurya mba nagiye kubashakira icyo kurya nta ngofero ngira zabo hari ingofero ngo zabigeneye bambara zipfuka mu matwi no mu izosi ibirabi bimeze nk'ibizeru yewe narayibashije bancumba 5 ntayo nabona rero nayo uri kubashakira icyo kurya ni icyo kurya ubu na musi none nahebye burundu nahebye kandi nta n'ikiri guteganya yenda cyejo cyane ndeka data nabagaragura umushogo nijoro no barariye kese umujyane zuru umara turatuje mbona hari atwumufunga umwe nitwo ndibungiye kubatogoshereza bakarya ubundi Imana ikindi kazareba kuzabigenza urumva ubuzima bwawe n'ubuzima bw'agahinda gakomeye cyane yenda kuvana avuka sinzi niba wagize nk'ibihe byiza byose ngira ngira ibyishimo mu mutima wanjye nta kintu cyiza kigize ko kuba mu buzima ikintu nagize ibyishimo nuko nabonye abana ibwo niyo mate nagize ibyishimo sinabanga kuko nabanje waravutse mama wawe ntawe nzi yitaye Imana nta nubwo umuntu bize kumenya ubwenge papa wawe nawe nuko we yaragiye mukaso ugusigiye nawe aragukubita amezi 6 mu bitaro ugize ngo gukora akazi ko mu rugo bigenda gutyo ugira ngo ubonye umugabo bigenda gutyo urumva nyine n'ibintu byinshi cyane byagiye biza urumva ikintu cyagushimisha ni iki rero ikintu wavuga ati kino kintu nanjye Imana ibimfashe byareka ngo ikintu cyanshimisha sinjya ko wenda ngo umuntu ngo avuga ngo nukujye ngiye ikintu cyanshimisha giye Imana imbabariye rwose kanshyiraho n'imbabazi zayo yandihira byibuze nkabona umuntu urihira no mwana akiga n'ibikoresho nkajya mbibona nacyo cyanshimisha ko nibyo bimbaza ishinga kindi cyashimisha byibuze ndiye nkarya nkahaga nkumva ko nijuse sinjya rwose ngo numve ngo ndariye ngo ndahaze nukurabiza umutima ntabwo bari kugira igihe ushaka gufata ina vati umunsi nariye ndeka data nese nimba nguza akarusi k'umuceri mfite umwana wipfubye indera nawe no wafashurira ni umwana nyine wipfubye wamura mu kazange nawe apfuye kuko arakana wabonye kinjiye mu nzu
nimba nguzi inusu y'umuceri ntago menyere kurya saa sita njya nijoro buri gihe inusu y'umuceri ndayikuraho gakeya kabana je bazirirwa nyine kugira ngo batazarira na wa mwana uzaba wabasigaranye ugamvuga ngo ndiye wenda ngo saa sita bati ndiye nkarya nkahaga yenkwe nkagakoma wenda nakabonye niho mvuga ati wenda akabondo nanjye karaje niho mvuga ati ndariye pe ese bura nkabiriya biryo ubona harabona hari bagomba kubiryaho nijoro n'ejo saa sita bakazabisubira mu bana bangahe bane kandi bazi kurya bose bana 3 nanjye kandi bose bazi kurya yankwaga karaga koga bakeneye igikoma gore nimba ngore yamagana ngomba gupasiramo agakoma nk'irobo kandi rero bakayinywa byibuze kabiri ntago rero n'ibiryo by'iki gihe bisigaye birahenda muri iki gihe kubibona biragoye nibonye n'amafaranga nibonye amafaranga 800 uburu cyo yakoresha kandi umwana banyeganya ko nzakuraho ngo ndateganya ati ningi nibirangira azasubira kujonza abantu ngo ati umwana nimuzana abana baze ku ishuri siniganya nzakura amafaranga uriya nawe je bondagiye kujya ku ishuri nura wundi nagira imyaka 4 nawe wenda imyaka 5 ko yiga garden ya mbere uriya nabazabikeneye kujya ku ishuri inzu y'abandi zabiri mirambaza wenda no kwambara nabyo bizabimo birambaza naho ufite nkura nta musi y'urugo ngira nabyo bikaba ikibazo nk'inzego ubundi se tuvuge yenda turetse n'inzego zanucumbitse ubundi ubarurirwa hehe wowe nje mbaririrwa inahanga n'indangamuntu yawe sanditsemo hano niho ndayifatiye ubu ngubu uri umuturage w'ahanga ngende umuturage w'inahanga ngende kwita mushiki wawe yenda telefone ntuyite nje mbarurirwa inahanga ubu naho nafatiye ibyangombwa ni nta nafatiye n'ikiciro ibintu byose mbifatira inama ntabwo za hano se mugize igeza igitekerezo cyangwa se nk'ikibazo cyawe n'izihe byereka nkubwiza ukuri ntawe natabwiye ikibazo cyanjye pe kandi nuko babona mbayeho babibona burya umuntu uko ugiririmo nk'umuyobozi ati ngwino nkwereka ujya gukura ibimba ry'ikijumba wenda ugaburira abana ahubona nawe byagucanze nk'umuyobozi wenda uramuhurana ati mama bebe ati byagucanze uno munsi pe ati kuna muso wiriwe mu rugo ati urungu abana barabaho gute yaraje hano asanga abana nyine twumiye twicaye hano abana ngurumva kugira ngo bamusura muhaba 200 ndabati Imana ishimwe aho ifunguro ry'uno munsi rirabonetse bicari 200 urumva no ugize ujyana n'inzego zo hejuru ya gusaba yenda nk'ubufasha runaka yenda kujyanye n'imibereho yabo ko bafite ubumuga bwihariye bw'uruhu ku karere nagiyeyo barangwa ati bazambwira baramwe bazambwira ko nago tujyana ikibazo ko kanya ngo bati bagikemura urategereza nyine igihe Imana yazabishakira mu kwezi kwa 11 niho nagiyeyo ariko nagiye mbona byancanze mbona ari kibazo washitse ubwo bakujya waragize ubwo muri mbere sinajyaga nabati Imana irabizi nkituriza nta n'umuyobozi warunze ko nabagejeho abayobozi bo kare bari umugati se bano bana cyarwa barahaba twatuze ko batahaba ndabati barahaba nyine atena na sete atubaye gukine ndabatekerereza nabandi nyine bagenda bafata makuru hirya no hino bababwira wenda nakarere karizi hano karansura kabati koko harakubititse ati tugiye gukoresha uburyo dushoboye ati wenda tuzareka twagukorera ubuvugizi bikagira icyo bitanga urumva hari icyo bakwijeje ariko yenda igihe kirimo kiragera nibazo bari byinshi biri mu karere yenda ntabwo wenda icyo cyata kigerwaho kano kanya oya nyine igihe kizajya nashaka yenda kizaba imyaka 2 aho kizatinda kizaza urumva kizatinda nyine azaba yagusohoye naye nzabigiye ntasohora nyine hari umutungo ugira nta mutungo ngira nta hene ngira nta n'urukwavu ngira nta mutungo ngira pe ubu ni gutya nyine ni gutyo niberemo n'utwana twanjye ubu ujye ufata nk'akanya ukajya gusenga ngende umwade pe njya gusenga uko byose mbikeshwa no gusenga batubwiye ko mbere nyine wigeze kujya gutyo ugahinana tukubonye ubu ngubu warakeye mbere byari bimeze gute mbere ndarabaye nk'umusazi bari kumva nasuka nyweraho n'amazi yariba neza byari byagenze gute byatumye nyine mbere bari abantu bakiri bato urabona umwe nagiye kubyara yujujirwa 9 kandi umwana w'amezi 9 ntabagenda umwe namukubitaga ku rutugu undi nkamukubita umugongo bameze nk'impanga ubwo rero mu kugenda nagendaga nimba ari twageze ku bana bati rwose mbabarondwaneho ni mu rugo ubwo nawe abana bangirire mu nakuse undi mu mugongo undi ku rutugu ugenda ubwira nabandi bagenza atarara umudamu wagowe ni kumukora ubugize umuntu akajya amufasha ubwuzanye wenda inusu y'ubugari cyangwa uzanye inusu y'umuceri ni muri ubwo buryo namashijwe n'Imana n'ubuntu bwayo nukuri pe niki kivuze se gisengera cyane tuvuga ati nanjye ngiye gusenga ngiye cyifuzo nsenga ngiye mba nimba nifuza icyifuzo cyo kuba nabona homba
ahantu ho kubara guhangayika ahantu ho kuba nirwa ngenda ubu ntabwo wabona imidugudu yose ndayizenguruka uba mucumbika mvamo ncumbika mbura yo kwishyura ncundera cyangwa rimwe na rimwe igihe cyageze abana banjye bakiri bato najya gucumbata ibyo ufite abana ntabwo twagucumbikira bakabikubwira bakabimbwira ku mugaragaro ati madata ufite abana ntabwo twagucumbikira nkaba ndaciyeho gutyo ngenda nzi imidugudu nyine nta mudugudu utanze amukamuhoza ari n'ahanga mu bwiyunge nta hantu batanze ari itumba hose narazengurutse haraza nkubi hariya naho narazengurutse aho mbonye ubu ngubu sinkufatira ndetse nk'ubwo wenda Imana yamaye agatelefone mu bujyane za kama kugira ngo wenda nimba afite akaraka ko kumesha ajya amamagara ambwira ati mfite imyenda ngo inumesere ubu ni ikintu usigayeho ni iki kintu usigayeho mperuka kubona ikiraka ryari si ibi byakora byatangira nta kiraka ndongera kubona ntacyo ndongera kubona pe tugiye kumara ukwezi kugiye gushira ngo turi muri gahunda yo kuguma mu rugo uburyo gute ubayeho gute kugira ngo duhe iyo shusho yose njyewe ubundi urabona uburyo urindushye ugegeza kubana n'abaturanyi neza ndetse ukabereka urukundo n'icyo wenda ushobora gusanga umuntu arimo arafura kuriya nkama hasi nkamufurira nta kiguzi ntaki ushobora gusanga umuntu arimo arahinga kuriya wenda ari we wenyine hano ko bayiguma mu rugo nkabatizana mufashe ubwo yamufashije hambwa ati wenda afite umufungo w'ibijumba ndagenda witekera abana usome n'agashogora ugenda ugereke ugenda ubahe wenda turabwirirwa ariko ntago baburara burundu ko biri kose ntago yego ndacyari muto pe ndacyari mutoya ufite ibyo gukora njye nakora warize nduzi nko gusoma yenda tuvuge urugero nk'uyu mushinga ujya uvuga ati nanjye mbonye nk'ubushobozi nanjye runaka njye mba numva nakora cyabasha kurengera ubuzima bwanjye n'ubw'abana bana njye mbonye wenda nk'ikintu wenda mbonye nk'amafaranga mba numva nacuruza nkacuruza ari ahantu nyine hemewe n'amategeko ari ahantu nyine batamfata ngo birirwa banyana mu muhanda birirwa bakwirukankana n'akabasika kameneka ariko wenda mbonye nk'ahantu nicara wenda nk'umuntu akama nk'igishoro akati wenda nkayimona nk'igishoro ndari nk'Imana igize itamuzi kama nk'umugira neza batakigishoro nawe ugenda ukore genzi neza nacuruza bikagenda pe wumva nyine ibitekerezo bihaje ko wakora nabikora rwose nacuruza akabotike nicemo n'abana banjye kuko njye ntago naba ahantu nari kumwe n'utwana twanjye ndadukunda numva nta hantu rwose nta n'ikintu narya ngo mbime umugabo ntabwo mwari wigeze musezerana aya ntabwo twasezeranye ubu se ujya utekereza ko ashobora kugaruka mu kongera mu kabana agarutse bitewe n'uburyo aje ntamwakira ntabwo nabona nk'abandi nk'abagore b'iki gihe ati aje wenda n'umujinya n'iki kuko nawe ntabwo ari we ntamwakira pe natagaruka ubu urumva uzabasha kurera bari abana ukorera amashuri wenyine bizagenda gute njye atagatse nagumiza nkabarera si umuhungu n'umukobwa simba afite se bo leta ishaka abana babiri se ubundi ndetse nagumiza nkabyara nkagumiza nkarushya leta nagize Imana none nyagasana nkorera ubugine mbere nari mu cyiciro cya gatatu bashyira mu cyiciro cya mbere ejo bundi ubu ngubu niho bayinange nyine mu kwezi kwa 11 kwejo bundi niho nahawe icyiciro cya mbere kandi nabwo nigiriye ku karere nyine babona uko bimeze nyine ba mu cyiciro cya mbere n'umukuru w'umudugudu nawe yabimfashijemo ubwo urumva mu by'ukuri ngumije nkabyara se sukurusha leta ndushya n'abaturanyi narishyize se bari yabyibuze bagakura ko ndi bazagumiza bari abandushya kugeza babaye n'abagabo ubwo biga bazanagufasha yenda nabo bende Imana nimbabarira ikabaha ubwenge nicyo nsaba Imana cyambe cyifuzo ndanga bwa niko Imana yabamera ubwenge bakabaha ubushishozi yego ndagira ngo dusoze tukane umwanya munini cyane rero nakuvuga byinshi n'ibyarangira ariko nakanya keza ngo ngubu yenda ngo bite n'ubuzima wanyuzemo n'uburyo runaka wagiye ubaho ndagira ngo udusangize nk'igitekerezo cyangwa se nk'inama runaka ushobora gusangiza abadukurikiye harimo abari mu Rwanda aba bari hanze y'igihugu bose nirihe jambo nihe nama wabagira aho bari bose njye nabagira nkubwire mu bye njye nabagira inama nimba Imana urugero hari igihe Imana iguha umwana wowe ukabona kare ikibazo none wakumva n'amajwi yo hanze wowe ukumva ko nawe ari ikibazo nabagira inama nimba Imana ibahaye abana bajye babakunda babereka urukundo ndetse babatoza ikinyabupfura abatoza umuco n'umuntu uhabwa abana akabafata nabi akumva nyine katabyaye ndetse akabarya umutima ntago arabo guhabwa umutima
ni abana nk'abandi bagomba kugira uburere bwiza nimba ufite ubushobozi akabashyira ishuri bakiga ndetse akabigisha akabaha n'urukundo njyewe bana nanjye mbatoza urukundo nta nubwo mbajya mbagaragaza ko nasa adahari mbabwa ko ahari ushobora guturuka hati papa arati yarahari mbabwa ati papa ansa nijoro wenda ibintu nk'ibyo byose kandi wenda atanaheruka nta n'uhari dushagura no munza kugira ngo tutatu nyinjiramo mbaza uko biri hari n'umuntu ushaka kujyanga kudaha amagambo atari amadata mugabara kutanga utarahari mugasege wanje igeza naryari kugira ngo utazajye dukwirigiza imigambo hirya no hino urabiza abagore bagira amagambo n'abandi ukasanga biraye ibintu birebire no umwana yabyumva hanze atarutse nko hanze ukumva nawe agize ipfunwe atuma mama yagutaye atupa yagutaye kubera iki kibazo twagira inama abantu rero ko nabo bajya kandi bakakubyaragura cyane buriya kubyaragura cyane si byiza binatera n'ubumuga nubwo abantu batanabizi rero reka tugushimire urakoze cyane ariko by'umwihariko kugira utange nimero ya telefone kugira ngo n'umuntu utayumvisha ze 07 8 90 210 68 zadukore rwose ubuvugizi mu yakubaha kandi nyakubaha perezida azabyumve azajya dushakiraho kuba rwose tuzamushimira ibyite nibyo dukora n'ibyinshi pe kwebwe bwacu tutakikorera izo mituweli n'ibyo bintu hiyo mituweli yamenye ndamushimira pe ndi mu kubavuza byabaga ari ikibazo ari jura mwana wangiza gutonyagurika ibintu azana ibibara nyine byanze kubera utuvuta neza mutuvuta twijana rero ndadumasiga akakanya tuvugiya tukaba tubashizeho kabuta tuvuta twijana mbagura twigibe dutona uratuze kwa gikotore iminsi 2 nitwo batumarana iminsi 2 yonyine ngabasiga no munsi ejo kakaba kararangiye nuko ngo bakenera amavuta menshi cyane Tungu byamangayikishije niyo nabona icyo cyakasina kuba umwana nawe afite wenyine w'indangare kuba nabashyiranze bari ikibazo mba numva nyine byangoye kuba regenda nirirwa n'umunsi wose mbakingiranya ahubwo bose bakirirwa mu nzu ari n'uwo mwana ubarira bose bakirirwa mu nzu kugira ngo tuganze izuba rikabajya kuko barangora ahagira ubibyize uwo hangayitse byange ndahose mbangayitse kuko nta mutima mba afite rwose na kimwe gende mudukorera ubuvugizi rero hanyuma ngo badukukiye barabyumva kandi inzego bireba ngire ngo abakurikiye baraza kubyumva kandi nawe tugushimire kuri kano kanya uduhaye twatuganiriye nizere ko byabira basi ku mutima se urumva uhoze ko wenda ubonye gende mba muhotse mbonye umuntu nganiriza by'imindi cyereje keshi mbaje mba afite ubwigunge none afite icyo kurya bakanyaka ibyo kurya bitambitekereza cyane nkatambisanisha nkareba ubuzima ndimo nkareba kuntu nyirinzu nawe ari uko kare yavuye atire mama bebe ati mbabara cyane naragufashije pe na leta nayo izashyiraho akayo nuko yambwiye mburi cyo mvuga ati nyine nta kundi nyine faje gumiza ufashe muri bya corona wenda n'Imana izongera nakaze wundi muntu nawe angirire mwiza wangiriye yesirika tubashimira umwanya wari munini cyane ngire ngo bari badukurikiranye aho muri hose Imana bagirire neza kandi nakanya keza ko kugira ngo namwe aho muri tubabwire ngo Imana ikomeze kubahereza umugisha ko kudukurikirana mukore subscribe ku Manuro TV ngire ngo ibintu byinshi cyane mwabyumvishe ubuzima bw'uno mubyeyi bino ni ibintu byinshi yabaye mu myaka 24 afite yenda ni byinshi cyane yagiye hora nabyo kurumva n'ubuzima bw'inzira y'umusaraba bagiye acamo muhoza ngire ngo byinshi cyane babwiye namwe mwiyumviye muri abantu b'abagabo cyane kandi muri abantu basobanutse kuba mudukurikirana rero aho muri reka ngire gutya ambwira ati afite nimero ya telefone wamuhamagara musangiza igitekerezo inama runaka se cyangwa niba cyumva yenda raho kugira ngo ubuzima bugende neza kwamufasha ndi are paswe kwizera muri ko muzakomeza kubana kandi Imana ikomeze kubagirira neza. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.